Kamfukamisha Imana. Imana ntabwo icyubaro ko Maneke apfa ataruhije abantu. Maneke nibwo yahishuye yuko umugabo we yari yaramusezeranyije yuko azamukorera anniversaire agize imyaka 25. Kukamisha barabizi ko Maneke yashatse akiri muto. Uwo munsi tumukorera anniversaire nibwo yabivuze. Ninjye yabibwiye. Aravuga ngo avugana na mugenzi wanjye twari turi kumwe twari twabiteguranye ngo murame mukiye ariko nanone murashimishije. Ati ubu noneho niyo nashaka nakwipfira. Message yanyuma yanyandikiye. Yanyuma na nyuma yiwe. Yaranyandikiye ngo wagize neza umunsi ubu tugejejeho. Niyo mpamvu mbere y'ikintu icyo ari cyo cyose tubanje kuguha ikaze kandi tubanje kugushimira ko kuri Imana yo gushimira mu bibaho byose. Ijambo ryawe niko ritubwira, riravuga ngo mu bibaho byose tujye dushima Uwiteka. Rero niyo mpamvu muri uyu mwanya dushimye gukomera kwawe, dushimye kugira neza kwawe, dushimye urukundo rwawe, kandi gahunda zose turazishyira amaboko yawe uhera aya masaha kugeza igihe turi burangirize uyu muhango wo guherekeza mwene data wari urugingo rumwe mu itorero ryawe, ariko washimye ko umucyura, washimye ko umuruhura, washimye ko umwiyegereza kurushaho, washimye ko umuhitiramo ibyiza bisumba twebwe uko twabyibwira. Rero tuguhaye ikaze kugira ngo ibintu byose biri bube, gahunda zose uko zikurikirana ubane natwe. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bisabye, amen. Ndashimira Imana ko avuye mu mubiri asinziriye gitore gitwari kandi avuyemo akiri mu gakiza. Hari benshi babivamo akabyinjira mu kwezi kumwe cyangwa umwaka umwe akabona n'umunyenga w'akanya gato, impamvu imwe ntoya igatuma ahita asubira inyuma akazabura n'ubugingo buhoraho. Ndashimira Imana rero ko Ingabire ahuri ahangaha aryamye yajyaga ahahagarara, ndabyibuka neza, ari gusirimba, ari kubyinira Imana yo mu ijuru. Rero imirimo ye iramuherekeje, imwakire mu bwami bwo mu ijuru, imutuza heza, natwe tuzamusangayo. Imana ibahe umugisha. Akoze cyane. Hari abantu babiri dusorejeho, reka nsabe Gugu nawe aze atubwire ko babanaga mu myidagaduro. Yari umuntu wakundaga n'imyidagaduro cyane. Hanyuma na Aime nawe aze umunota umwe atubwire. Sinzi ahantu natangira mvuga ku buzima bwa Maneke igihe twatumaranye muri filime, kuko Maneke twahuye najyaga mubona mu buzima busanzwe mu isoko, nkabona ari umuntu uteye impuhwe ariko nkamutinya kumuvugisha. Umunsi umwe aza guhura na mushiki wanjye aramubwira ngo nkina filime, ahita duhuza aravuga ngo Maneke ahita avuga ngo ndashaka kuzakina filime. Mu nzozi zanjye numvaga yuko nzapfa mbaye umukinnyi wa filime, ariko narabuze ahantu byanyura. Akibimbwira asanga filime uburyo yari yanditsemo nta hantu twamushyira, mpita ntegura indi filime ye tuyita Darkness of Christmas, yari ishingiye kuyobokamana, isohoka mu kwa 12 no mu kwa mbere. Maneke ayikinamo ari acteur principal, ari umukinnyi ngenderwaho. Nyuma yaho ya filime yakundaga yitwa Ikiriyo cy'urukundo, kuri uyu munsi birangiye kibaye ikiriyo koko. Nicyo kintu cyambabaje, kuko agiye filime itaragera kuri finali, agiye ariho isi yose yari hanze amaso, kuko mu bakinnyi bose twari kumwe bafite igikundiro, ariko bose siko batsinda ibitego abakinnyi bose baba bari mu kibuga. Maneke muri filime yari umuntu ukunzwe cyane, audience yo hanze ibitangazamakuru navuga ko yarageze ahantu agiye kumurikira isi yose ubutumwa bwe, akaza avugira muri sari we, isi yose ikabasha kumwumva. Ariko hari byinshi asize mu mitima yacu,
ngenda byibuka ntinda kumukinisha yarambwiye ngo gugu ndamutse mfuye ntakinye muri filime yawe wumva wazabona ijuru. Iyo umuntu agiye gutabaruka byiyumvamo, navuga ko mu minsi ishize yari ari kubyiyumvamo, kuko yageze igihe abanyamakuru baze kumbabara mbavugeho gato, kuno mubona umuntu mu itangazamakuru, hari igihe ukenera itangazamakuru karibura ushaka kuvuga ku bikorwa byawe. Twamaze hafi amezi 3 dusaba ko itangazamakuru ryaza rikatuganiriza turibura, ariko mu gihe yendaga gutabaruka nta munyamakuru barizanaga, ntabo batumiye bashaka kumuganiriza gusa ibiganiro babyita no gutwika. Nawe ubwo yakibyivuye ngo reka nje kwitwikira kuri televiziyo. Yari umuntu yageraga mu bana akaba umwana, yagira mu bantu bakuru akaba umuntu mukuru. Navuga ko ngiye mbaye imfubyi kubera maneke ansiza ahantu habi, ari cyo gihe nari mukeneye kuruta umunsi wa mbere mumenyamo. Maneke ari mu bantu banyigishije ikintu gikomeye, kumanaginga timu y'abantu 100 biravuna mu mutwe. Rimwe ugatukana, rimwe ukavuga nabi, umwuka wamusoroti ntaga azangarukira muri timu. Nigeze mubwira ntuye umuntu yananije mu mutwe ngiye kumwirukana ntaga azatugarukira kuri seti turi gukina. Arambwira ngo mbese umuntu uzagutesha umutwe wese uzajya umukuramo, urabona byazagenda utawaje bakira abantu buri munsi, ahubwo igakubana n'abantu babi wige no kubana n'abantu beza. Mu gihe cye cyanyuma agiye gutaha hari umunyamakuru w'i Kigali yandikiye, yanga kumusubiza amarukwezi ataramusubiza. Arangije aranyandikira arambwira ngo gugu wambabara ukampuza kamuvuge na Irene nkazapfa wenda nganire nayo ko mukunda. Ndangije ndamwandikira, maze kumwandikira nawe arahita mwandikira, Irene ahita amubwira ngo mu gitondo cya kare uteguhe uze ngwi ikiganiro. Ndangije aransubiza, mami ahita ambwira ati Irene aranyemereye. Ndambwira rero ndagushakira itike uzagenda mwakira cyumweru. Muri icyo cyumweru yagombaga kujyayo ahita afatwa n'uburwayi ahita ajya mu bitaro. Agiye atabonanye na Irene kuko byari mu mugambi we guhura nawe ariko ntibyakunze. Ajya gupfa nari Kigali ngiye kumva numva ijwi Joy arampamagara ari kurira ngo gu ntago yigeze abwira ngo mami arapfuye, nahise numva ikibaye. Nibwo nari kijyana Nyabugogo mpita mpindukira Musanze, ntabwo nigeze numva ko yapfuye, ndaza ndagenda ara ku bitaro, nibwo nemeye ko yapfuye. Natinze kubikonfirma, abanyamakuru i Kigali bakampamagara barambazaga ngo mbese koko maneke yapfuye, nkamubwira nti nanjye ntago ndabimenya ariko ntago yapfuye. Mpageze nsanga byarangiye, Imana imuhereze uruko ridashyira. Filime yakinagamo Ikiro cy'urukundo tuzahora tumwibuka, Silent Killer yakinagamo tuzahora tumwibuka, Darkness tuzahora tumwibuka. Amashusho afite filime twe twaramushutinze muzakomeza kugenda mumubona bitewe na role yakinaga, cyakora ibyo tutazasohora bitewe n'ubuzima bwe bwuko burangiye, ariko filime tuzakomeza tumubone. Ntago yapfuye, yasinzire kuko nta mukiranutsi upfa arasinzira, kandi Imana imuhereze uruko ridashyira. Maneke nibwo yahishuye yuko umugabo we yari yaramusezeranyije yuko azamukorera anniversaire agize imyaka 25 kuko amishobora bisiko Maneke yashatse akiri muto. Uwo munsi tumukorera anniversaire nibwo yabivuze, ninjye yabibwiye. Aravuga ngo avuga na mugenzi wanjye twari turi kumwe, twari twabiteguranye ngo murame muki, ariko nanone murashimishije. Ati ubu noneho niyo nashaka nakwipfira. Jesi narinzi yuko nyiri ibintu Maneke ari kuvuga byari ibintu ari Imana yabishatse. Ikindi cya kabiri, Maneke umukobwa nkunda uyu munsi niwe wamundangiye. Maneke aho uryamye wumve ko umuntu wandangiye sinzamubabaza, kubera ni isezerano nguhaye. Umuntu wandangiye sinzamubabaza, nawe ahari nzamukunda urukundo wamukundaga kandi dushima. Ikindi wenda Musa atarisubiza ijambo Maneke, message yanyuma yanyandikiye, yanyuma na nyuma yiwe yaranyandikiye ngo urukundo rwanyu ruzogere uko gusa. Ndaza ndamusura kwa muganga, none ejo bundi ku cyumweru njyanye ndota Maneke, ndota ngava mu isanduku imwe ajya mu yindi.
ariko ngo yari yapfuye arongera arazuka. Ariko uko kuzuka kwe bishatse kuvuga iki? Kuba namusoma Bibiliya, hari igihe yabayemo ari mu byaha, arakizwa, nibwo yazukaga. Njye niyo shusho numvaga Imana inyeretse. Numvaga ko nazaterura isanduku gutya, ariko kubera maneke nabikoze. Maneke ndagukunda, nahisemo amagara nimero ye. Joy arambwira sinzi nimba banyifite ingoma n'ibyarangiye. Ikintu rero musezeranya maneke yari afite Jimmy yishyuriraga ishuri ngo arangize segonderi. Jimmy maneke araryamye ariko nzakwishyurira paka urangije. Segonderi uzayigwa irangize. Joy uri mushiki wanjye, Jimmy uri murumuna wanjye. Ku ishuri bazajya bakubwira ujye umamagara, byumva ko wahamagaye maneke ndahari. Nicyo kintu ngiye gukora. Maneke, I love you so much. Ndagukunda, nshimira abanyamakuru mwese mwaje hano kubera maneke. Uwiteka Imana abaha umugisha. Namwe mwese mwafashije maneke, Imana ibaha umugisha. Jimmy, nta murumuna wanjye ngira, nta mukuru wanjye ngira, ariko uri murumuna wanjye, uri byose kuri njye. Maneke yakoreye ijuru, yarereye igihugu, yakoze byinshi. Maneke reka mbere maneke yitana. Maneke mu gihe gitoya twamaranye yambereye Maneke ndagukunda kandi ndabizi neza ko tuzongera tukabonana, kuko nimba Bibiliya ibyo ivuga ari ukuri. Hari benshi bavuga ko yanditswe n'abana b'abantu, nimba yaranditswe n'abana b'abantu, ngiye mu myizerere yanjye nzi yuko tuzongera tukakubona. Ntabwo wapfuye, urahari, uri kumva amarira turi kurira nubwo twagukundaga. Ikindi kintu kinshimishije kurushaho nuko Maneke apfuye ataruhije abantu. Hari igihe tugira inshuti sometime ugasanga zidukunda kuko hari icyo dufite, hari ibyo tubaha, twagera mu byago ntibadutabara. Ariko Maneke, Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Reka mfukame nshime Imana. Imana ihabwe icyubahiro ko Maneke apfuye ataruhije abantu. Murakoze cyane. Ngo ubuhamya bwiza kandi bukora ku ahangaha turi kuri Legacy TV, turi kumwe n'umusaza Emmy. Twaje mu muhango wo guherekeza cyangwa se gushyingura mama wacu Maneke. Emmy, twakubonye itanga ubuhamya butandukanye hariya mu rusengero, uri murira cyane. Mbere na mbere Maneke mwamenyanye gute, mwari mubanye mute? Nk'umuntu uwo ari we wese Maneke yari inshuti yanjye, sinanjye njyenyine n'abandi bantu yari inshuti zabo. Nk'umunyamakuru Maneke twamenyanye, namuhujwe n'uwari umuyoboye muri filime ari we Gugu. Arambwira ati mfite umuntu nifuza yuko mwakorana ikiganiro cyangwa se ukadufasha. Nawe ndavuga nta kibazo, muzana. Kumbe ntabwo nari nzi ko rero Imana inyohereje umumarayika wundi mushyashya cyangwa undi muntu ugomba kuza mu buzima bwanjye. Nuko namenyanye na Maneke, dukorana ikiganiro cya mbere, ndabyibuka ni ku Gisozi. Nyine urabona hari ukuntu wamenyanye n'umuntu bitewe n'itangazamakuru, gusa ubuhamya bwawe ko butanze byagaragaraga ko binarenze kuba ari mu itangazamakuru. Tugiye hanze y'itangazamakuru, uwo Maneke wamufataga nk'iki kuri wewe? Maneke namufataga nk'umubyeyi, kubera yuko impamvu Maneke namufataga nk'umubyeyi, yangiraga inama festival. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari byinshi twari duhuriyeho. Nibyo navuze,
yandangiye umuntu ushobora kuzaba umwe mu buzima bwanjye, si no gushobora mu minsi ya vuba, sibyo? aho ngaho kurangira umuntu se wamusabye kamukurangira cyane nabonye umuntu ndambwiye se uyu muntu bimeze gute, karagiteri ziba zimeze gute, arambwira uyu muntu bimeze gutya na gutya. uri kumva uwo muntu afite igisobanuro kinini mu buzima bwanjye. Rero hanze maneke twabanaga bisanzwe nka kariya kantu uriya mubyeyi yakoze ngo peace mwana, ni uko nyine twahuraga tugasangira bisanzwe. Noneho ikintu rero cyambabaje cyangwa ikintu ni uko maneke yarambwiye ngo namukoreye surprise, aravuga ngo urambabaje. Ibyo umugabo we yari yaramusezeranyije surprise ni njye wayimukoreye nk'aho ndi umugabo we. Kumbe simenye yuko nibyo navuze, iyi Imana hari ikintu n'ubundi amasiripurize yagutegura byanze bikunze urayakora, iyakugezaho bibaho kandi bikabaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wowe ukajya ugira ngo hari ukundi kuntu byagenze. Maneke ni inshuti yanjye, sinongera kurira ubu umuntu uri butegereze ko buriya ni kuriya nyine byarangiye. Maneke yari umuntu mwiza, Imana imuri uko ridashira, andika umutima nkuko nabivuze. Asize umwana yishyuriraga minerivare, nzakomeza nyishyure, nzakomeza nyishyure mu bushobozi bwanjye buke. Ubwo n'abandi bazabishobora zambwira ati Emi bimeze gute, kugira ngo tugufashe gufasha uriya mwana. Ikintu cyo kuvuga ngo urafasha abana be, twumvise ko yashakavugaga babiri, uwitwa Joy n'undi witwa habone bukizina ry'umuhungu. Joy kukiwe nta kintu wamukomojeho, ese we ubona nta ubufasha? So Joy ubufasha twavuga akeneye nta bundi ni urukundo, kumubera brother akambira sister gutyo, kuko we wenda Maneke hari n'ibikorwa yakoraga azakomeza bikore, nibyo namusabye. Ikindi kintu nshaka gusaba abandi bantu, ku muntu wese uzi uko Maneke yagaragaye muri filimi yiwe, sindi manager we cyangwa se kuri interview nawe, ku muntu wese, kuko gukora interview ni ibintu bisanzwe, sibyo? Ariko umuntu azi ko yaje gukinira filimi we, uri kubyumva, uwo muntu wese nimba ufite umutima wa kimuntu koko, fasha abo Maneke asize, kuko uzakomeza mu mashusho agaragara, no mu mashusho ya mwabyumvise. Ikindi reka nshimire itangazamakuru kuri byinshi nabonye hano, ndabishimira, kandi n'Imana imfashe ibyo niyemeje ngomba kubikora. Akenshi baravuga ngo umuntu agiye kwitaba Imana hari ijambo rya nyuma avuga akarisigira umuntu wamugezeho. Ikigaragara cyo ujya kumugeraho urishimye cyane, kuko hari kubera ko Maneke ntabwo yavugaga, umuntu wese Maneke yarazi kandi bafitanye communication cyangwa inshuti ye hafi. Iyo yamugeragaho yaramusuhuzaga gutya, akagira gutya. Nta kintu yaba yarakumbwiye, yari kumbwira iki mwana kapfa yane nari ndi i Kigali, nawe akaba ari Musanze. Gusa icyo yambwiye nuko yansigiye urukundo, kandi nanjye ngomba gukunda abantu. Icyo ni icyambere. Ikindi yarambwiye ngo kunda buri muntu wese. Hari ikindi, uyu munsi ndi guseka ndishimye kuko Maneke apfuye atanduranyije Mana. Apfuye neza. Gupfa nyine kutanduranye nicyo kinyarwanda, kutarushya abantu. Yapfuye atanduranyije, nta Mana. Stroke ni indwara mbi, iyo itakwisha ako kanya uruhande uryamira rurabora, iragukerereza. Kandi murabizi ko abantu turambirwa vuba. So Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro, kandi nshimire buri muntu wese. Mana we ndagushimire watanze igiceri cyawe cy'ijana, ugatanga 5, ugatanga 2, ndagushimire, kandi Imana ibaho umugisha. Nukuri ndabibashimiye, nubwo nta rumwe wo mu muryango ariko n'inshuti yanjye ndabashimiye. Dusoza mu uhamya watanga bwa nyuma, ijambo yavuga ngo dusoze ikiganiro. Ijambo rya nyuma navuga se, abanyabyaha mukiranuke muzapfe mwejeje. Mukiranuke nta kindi mwana, nge ndi imfura nkaba na bucura, ndi ikinege mu bintu byose mu rugo. Nta mubyeyi n'umwe mfite, Maneke niwe mpamvu ari umubyeyi wanjye. So mbonye mushiki wanjye, mbonye murumuna wanjye, kandi Jimmy ndagukunda, Joy nawe ndagukunda. Mukomeze mutere imbere. I love you so much.